Abakurikiye Horaho Life Rwanda turabasuhuje. Aha turi ni muri Horaho Life. Tugiye kuganira n'umuganga muri Horaho Life witwa Dieudonné. Tugiye kuganira rero ku bijyanye n'uruti rw'umugongo. Ugiye kumenya byinshi ku ruti rw'umugongo, ese ibibazo rugira ni ibihe. Tubibutsa gukora subscribe kuri Horaho Life ukajya umenya amakuru atandukanye. Uruti rw'umugongo ni iki? Iyo bavuze uruti rw'umugongo mu Kinyarwanda ni igice kiri hagati aho umutwe urangirira kuri iki gice cy'inyuma. Mu bumenyi bwa siyansi cyangwa bw'umenya muntu bavuga ko uruti rw'umugongo rutangira kuri C1 rukarangira ku gice cyo hasi aho tuzi hahera twicarira aho bita kuri pelvic cyangwa se kuri pelvic part, ku gice cy'ikibuno aho tubona abantu bazi nk'aho amaso y'ikibuno aherereye. Burya uruti rw'umugongo rwarangiye, ariko tubyerekana mu ishusho uruti rw'umugongo rurangirira nyine rutangirira aho umutwe uhera, ubwo ni ku gice cy'ijosi hejuru, rukarangirira ku gice cyo hasi. Igice cyo hasi hari akantu k'akagufa bita sacrum ko hasi ku mpera, ubwo no uvuga ngo umugongo uhuza umutwe n'igice bita pelvic cyangwa bassin. Hagati aho rero uruti rw'umugongo ubundi ururebera ku ruhande urabona ko rukora inyuguti imeze nka S. Uruti rw'umugongo rukaba rufite ibice bitatu by'ingenzi. Hari icyo bita cervical cyangwa se cervical, igice cy'ijosi. Hakaba igice bita cy'igihimba thoracique. Hakaba n'igice cyo hasi cy'umugongo bita lumbar. Abenshi ubundi bajya bavuga umugongo abatarize cyangwa batabisobanukiwe neza bavuga ko umugongo ari igice cyo hasi lumbar, ariko ubundi umugongo ugizwe n'ibice bitatu by'ingenzi: cy'ijosi, igihimba, umugongo wo hasi, noneho hakaba n'aka gace ko hasi gahera abantu bamwe bakita karizo cyangwa se mu cyongereza tukita sacro. Aka rero ubundi akenshi bagahuza n'igice cyo hasi bakabyita lambosacro. Ubwo bibaye ibice bitatu by'ingenzi: cervical, thoracic and lambosacro. Ni igice cy'ingenzi ku mubiri w'umuntu, akaba ari igice nyuma y'umutwe, akaba ari igice gifite akamaro gakomeye ko kudufasha gutuma ibindi bice by'umubiri bibona amakuru ndetse bikabasha gukora. Yaba ari ibice bishamikiye ku mugongo, hari amaboko, hari amaguru, hari iki gice cya bassin cyangwa cya pelvic, hari n'izindi nyama zitandukanye zo mu mubiri nyinshi cyangwa zose zikura amakuru aca n'ubundi ku mugongo. Rero umugongo bawita inkingi ya mwamba y'ubuzima cyangwa inkingi y'ubuzima y'umubiri. Mbese ni inkingi ishamikiyeho ibindi bintu byinshi bituruka ku bwonko, cyangwa se ni inkingi ituma amakuru aturuka ku bwonko agera ku bindi bice bitandukanye by'umubiri. Bityo umugongo ukaba ufite akamaro gakomeye bwa mbere ko kurinda igice bita spinal cord. Spinal cord ni imyakura ibifunze mu kintu kimwe kivuye ku bwonko agaca muri uyu museke cyangwa se muri iyi nzira. Iyo myakura ni ijyana amakuru ikayajyana ku bindi bice by'umubiri, ku mbavu, ku maboko, kuri pelvic cyangwa se muri ya bassin, ku maguru, ku birenge, ku mutima, ku bihaha, ku mara n'ahandi. Ni ukuvuga ngo imyakura cyangwa se amakuru aturuka ku bwonko aca mu gice cy'umugongo bita spine. Rero izi nti z'umugongo cyangwa iyi spine, ibi bigufwa tuzi tureba, akazi kabyo ka mbere nyuma yo kuba ari inkingi niko bifite n'akazi kuko harimo inzira icibwamo na ya myakura. Bityo uruti rw'umugongo rugakora icyo bita protection cyangwa kurinda yuko iyo myakura yakwangirika. Tuvuge dutanze urugero rworoshye. Uyu munsi twese dukoresha yenda internet, telefone, smartphone, dukoresha internet, amakompyuta akoresha internet. Kugira ngo internet tuyibone iyo atari ya wireless, hari imiyoboro
bita internet fibers. Tuvuge mujya mubona nk'ahantu bacukura ku mihanda batabamo insinga. Ziriya nsinga imbere ziba zirimo amakuru agenda akagera aho tuzayabona tugakoresha internet. Ayo makuru swa tukasaba amakuru yo muri Amerika ukayabona kandi uri kuri machine yawe. N'ubwonko bw'umuntu bugeza amakuru ku bindi bice by'umubiri binyuze mu byo bita amaneri. Ayo maneri niyo bita imyakura. Iyo myakura ni ya makuru yavuye ku bwonko agaca muri izo nzira cyangwa muri izo fiber tubigiye mu buzima busanzwe mubona. Ayo makuru akagera ku bindi bice. Niyo mpamvu muzumva umuntu avuga ngo ndumva afashwe n'amashanyarazi kandi ntayo yamufasha. Ubwo yatangiye kugira ikibazo cy'imyakura. Undi akavuga ati ukabona ndumva ahantu hatumva ku gice runaka haguye ikinya. Yenda waryamiye akaboko ukaryamira nabi, ugiye kumva wumva ibinya mu kaboko, wumva ibinya mu kiganza, kaguye ikinya. Iyo ni ya myakura iri kuva ku bwonko mu gice cy'umugongo, ariko kugira ngo igere kuri cya gice runaka swati wayiryamiye wayitsindagiye cyangwa se harimo indwara runaka warwaye. Ubwo nuvuga ngo wa mugongo yugize ikibazo muri ya nzira mu gice runaka, imyakura runaka igatsindagirwa sigacika, amakuru ku kindi gice ya myakura iganaho arabura. Ni nkuko umuyoboro wa internet twari dufite uyu munsi niba tugiye gukora umuhanda tukawuca, ntago muzabona internet ahantu runaka. Icyo ni urugero rworoshye rwadufasha kumva akamaro k'umugongo. Rero akambere niko umugongo ari sharpant cyangwa se ni pillar cyangwa ni inkingi ifatiyeho ibindi bice bitandukanye by'umubiri. Aya maboko murabona hagati y'amaboko kugira ngo tugere ku mugongo, umugongo ni uri hagati, ubwo ni inkingi. Turabona amatwi ari ku mutwe yo, turabona amaguru ari kuri pelvic cyangwa ya base nanone niyo ifata ya maguru ikayahuza nanone n'umugongo. Amakuru akava ku bwonko agaca mu mugongo akagera ku maguru. Murakoze kudusobanurira ku bijyanye n'uruti rw'umugongo. Ese ni ibihe bibazo uruti rw'umugongo ushobora guhura nabyo? Murakoze cyane. Uruti rw'umugongo nka kimwe mu bice bikomeye by'umubiri kandi gikora akazi kenshi. Uruti rw'umugongo ruhura n'ibibazo byinshi bitandukanye. Ibya mbere hari byo umuntu ashobora kuvukana biturutse ku byo bita congenital malformation cyangwa se ikibazo umuntu ahura nacyo mbere yuko avuka. Umuntu bwa mbere burya yirema mu mubiri cyangwa se yirema kiri mu nda ya nyina. Mu kwirema rero ku ruti rw'umugongo cyangwa mu gukoreka ku ruti rw'umugongo mu nda y'umubyeyi, hari igihe abana bashobora kugira ikibazo bita nk'ibyo bita spinal bifida. Ni kimwe mu burwayi bujya bugaragara ndetse cyane tukabona nk'umuntu tukavuga ngo uriya muntu disi yagize inyonjo baramuroze. Ibyinshi ntabwo ari ibirogano, byinshi ni biba byarakomotse ku mwana yiremye mu nda. Uruti rw'umugongo rwe ntirukoreke neza ngo rwuzure, akavuka rugifite ahantu rufunguye cyangwa rutafunze neza, bityo bikaba byavamo ibyo bita ubumuga cyangwa deformity, byo mujya mubonamo nk'inyonjo babyita spinal bifida. Hari ubundi burwayi bushobora guturuka nyuma umuntu ari hanze yaravutse ari mukuru cyangwa se ari mu isi, harimo nk'amaksida cyangwa se ibyago, kwitura hasi, kunyerera ukagwa, aksida y'imodoka y'igare. Izo nazo tujya tuzibona, tubona abantu benshi baheze mu tugare cyangwa bagendera mu tugare byaraturutse kuri aksida, se kuraswa cyangwa kugira ikibazo mu gihe cy'intambara runaka bakamurasa. Hari abagize ibibazo nko mu bihe u Rwanda rwanyuzemo nka jenoside bagakubitwa bagahohoterwa. Izo assault nazo zimugaza umugongo, gukubitwa inkoni zimugaza umugongo, aksida, kwitura hasi, kunyerera n'ibindi. Hari uburwayi bw'umugongo noneho buza uko umuntu agenda akura, twavuga nk'ibyo bita degenerative diseases cyangwa se ni ubumuga bukururwa n'uko umuntu agenda asaza, aho amagufa y'umugongo agenda ashiraho cyangwa se akazana utundi tuntu batwita spurs, utuntu tumeze nk'uduhwa. Utwo duhwa rero twirema ku biti by'umugongo tugakura, tujomba tutera ububabare bukomeye cyane, bikaryana ku bantu bakuze, ku bantu b'abasaza.
n'abakecuru ni bumwe mu burwayi abantu bashobora kumva bakamubwira ati ufite utuntu tumeze nk'uduhwa ku magufa yawe menshi y'umugongo cyangwa ku nti z'umugongo, biravurwa ariko bibaho. Hakaba nka meningitis, ntabwo tuyimenyereye noneho muri iki gihe. Meningite ni mugiga yafataga menenge nyine, ifata muri cya gice cy'umugongo ya myakura ya bandwidth, rwa ruhwane rw'imyakura, mugiga ijyamo ikagagaza umugongo, ikagagaza uruti rw'umugongo. Muri iki gihe yenda irakingirwa ntigaragara cyane, ariko nayo ni indwara yangizaga umugongo cyane cyangwa yangizaga igice cy'umugongo. Hari noneho ubundi burwayi bw'umugongo abantu bahura nabwo kenshi mu buzima bwabwo, hejuru ya 85% by'abantu baba baragizeho nko kubabara umugongo, icyo bita back pain. Ububabare bw'umugongo rero bukunze kubaho kubera ya mirimo myinshi umugongo ufite ku mubiri w'umuntu. Bishobora guturuka ku mikorere y'akazi ukora runaka, kwicara nabi igihe kirekire, guhagarara igihe kirekire, guterura ibintu biremereye umubiri wawe udashobora guhita ubasha gusiporta, bigatera ububabare. Imirimo y'igihe kinini, kunamuka. Hari n'ibyo bita noneho ibibazo by'amadisike, ibyo bita amadiscarthrose. Ibibazo by'aya madisike nababwiye ko hagati y'inti z'umugongo haba ibyo bita disike. Izi disike rero ziba hagati y'ibiti cyangwa ibi bigufa, ni izituma ubundi bwa mbere habamo icyo bita mobilite, umuntu abashe gukora muvoma, yuname, ahindukire. Izi disike zigira akamaro gakomeye. Icya kabiri, zigira n'akamaro gakomeye mu gutuma umugongo ibice runaka bitikorera ibiro byinshi, babyita weight absorber cyangwa se shock absorber. Bigabanya bwa buremere bw'ibintu n'uko isi dukurura. Isi igira uburyo ikururaho buri kintu kiriho. Rero izi disike zigabanya uko kwiremerera n'ibice bitandukanye by'umubiri, bigira ibiro runaka bigenda bituma umugongo uterura. Uyu mugongo nkuko nababwiye ko ari inkingi ifatiyeho ibindi bice bitandukanye by'umubiri. Ibyo bice rero byose uburemere bwabyo buzana none ku mugongo. Rero mu ndwara umugongo wahura nazo habamo n'izo ndwara z'aya madisike, babyita amadiscarthrose. Hariho ibibazo by'amanere acomoka kuri za nti z'umugongo, avuye kuri ya spine cyangwa avuye kuri ya myakura minini iri gucamo, hakagenda hacamo duto tujya kugaburira no gufasha ibice bitandukanye nko ku maboko. Ugasanga ari byo bita aba brachial plexus, hari amanere radial cyangwa radio nerve, ana nerves. Iyo ni imyakura. Rero hashobora kuba kimwe mu bibazo by'imyakura, ariko bibaho twagiye peripherique, twavuye ku mugongo. Hashobora no kubaho ikibazo cy'ibyo bita noneho izi vertebra. Muri ya accident iki gishobora guturika, iki kigufa kigaturika, gishobora kugenda gishira muri kwa gusaza. Then hakabaho n'ubundi burwayi noneho butera icyo bita deformation, deformity. Hariho ibyo bita scoliosis, ukabona umuntu arahengamye, uruti rw'umugongo rufite deformation, guhengama mu ruhande rumwe. Haba ibyo bita kyphosis, ugasanga uruti rw'umugongo rurituze. Uzakunda kubibona ku bantu bakuze, ariko n'abato bishobora kubaho. Ibitugu byarahetamye, guterura imizigo myinshi. Uburwayi bujyanye n'ibyo nababwiraga bita degenerative condition, cyangwa kugenda usaza no gushira ku mungo kw'amagufa, nka za osteoporose. Iyo umuntu akuze asaza, amagufa arasaza, niyo mpamvu muzabona abasaza barangiza bafata akabando. Hari izo bita noneho lordosis, ugasanga cya gice cy'umugongo hasi cyaritse cyane cyangwa se cyahinduye imiterere, cyagiyemo indani. Habaho n'icyo bita flat back, noneho handi inyuma hasi aho kugira ngo hagire curve iri normal cyangwa iri normal, hakaba hari flat. Ibyo byose ni bimwe mu burwayi bwibasira umugongo. Ariko ntitwanibagirwa zimwe mu ndwara ziri infectieuse cyangwa se zandura, nk'ama infection amwe n'amwe afata umugongo, nka za prostate, prostatitis, kanseri z'ama prostate zishobora kuza nazo zigafata rwa ruti rw'umugongo zikarumunga. Ama inflammation atandukanye, referred pain zishobora kuva ku bindi bice by'umubiri bikajyana bwo kubabarira mu mugongo. Rero umugongo ugira uburwayi butandukanye bwinshi. Hari n'ubwo burwayi buturuka ku mirimo itandukanye dukorera buri munsi,
irimo idusaba guhagarara igihe kirekire cyangwa ahantu hamwe, kwicara igihe kirekire cyangwa ahantu hamwe, babyita sedentary life, kudakora imyitozo ngororamubiri bigatera bya bibazo by'umugongo, indwara nka za diabete zitera ibibazo by'umugongo, kanseri, hari kanseri zifata uruti rw'umugongo, hakaba n'izindi ndwara zitandukanye zishobora kugenda zibasira, ni nyinshi, ariko zimwe muri izo ngizo zibasira umugongo kandi zikawubabaza, zikanawuhungabanya mu buryo bukomeye. None twagira ngo mutubwire se ni izihe ngaruka umuntu ashobora kugira yagize bimwe muri ibyo bibazo by'uruti rw'umugongo? Kugira uburwayi bw'uruti rw'umugongo cyangwa se ibindi bibazo nk'ibyo twavuze birimo accident n'ubundi burwayi bwibasira uruti rw'umugongo, bitera ingaruka zitandukanye zikomeye ku buzima bw'umuntu. Bwa mbere ni ukwibuka ko uruti rw'umugongo nk'uko nababwiye ko ari inkingi ya mwamba y'ubuzima, ubwo inyinshi zangiza uruti rw'umugongo zitera ububabare, izindi zishobora gutera ubumuga buhoraho, hari n'ubumuga bushobora kuvurwa bugakira, ariko hari n'ubuhoraho. Urugero, niba uruti rw'umugongo rwagize imvune idahita ikira cyangwa se itarangira ngo uruti rw'umugongo rusubirane uko rwaye rumeze, ibyinshi bishobora gutuma umuntu agira ubumuga buhoraho butuma atazongera kubasha kugenda neza, bikaba ngombwa mujya mubona abantu benshi bagenda ku tugare, akajya mu kagare cyangwa akaguma mu buriri. Urumva rero uruti rw'umugongo rugira akazi gakomeye bwa mbere mu gutuma tubasha kugenda, rushobora kwangirika ku buryo umuntu atabasha kugenda. Uruti rw'umugongo rushamikiyeho ibindi bice bikora nk'amaneri ajya muri bya bice bitandukanye by'umubiri, ya myakura igatuma bikora neza, ushobora gutuma umuntu atazongera kubasha kujya ku musarane ngo abikontorore, abashe kwijyana, kwihagarika, kwijyana ku musarane bikanga, akajya bikorera aho ari aho ngaho. Uruti rw'umugongo rurangirika ku buryo bishobora kuviramo urupfu uwagize icyo kibazo bitewe n'urwego biriho. Uruti rw'umugongo kandi rushobora gutuma ubaho igihe cyose utameze neza, urije ubabara. Tuvuge nk'abantu bahora muri position imwe, akazi ukicara umwanya muremure ahantu hamwe, biviramo nko kubabara umugongo uhoraho, byo bita back pain. Nabwo ni uburwayi bw'umugongo. Akenshi tunamenyereye abantu benshi bavuga ndababara umugongo, ahantu hose agataka avuga ahantu hose umusaza horarara, hakaba naho bavuga ngo harimo inzoka. Yenda nta nzoka ntazo, ahubwo ari cya kibazo cya ya myakura iri kurabya nk'amashanyarazi, iri kurabya bigakubita ahantu hatandukanye, mu maguru se, mu maboko, mu mugongo se, utwo tuntu tumeze nk'amashanyarazi, nk'imisonga, duturutse ku kibazo cy'umugongo n'inyama ziwukikije na ya maneri yose yagize ikibazo, biturutse se ku kuba umuntu akora akazi gafite imvune k'igihe kirekire, kwicara ahantu harehare umwanya muremure, guhagarara igihe kirekire. Ibyo rero bijyana no ku bindi bice bishamikiye ku mugongo birimo n'inyama, amarigama. Ibyo rero bitera ububabare bushobora gutuma udakora neza akazi ka buri munsi. Ibyo bituma udakora akazi ka buri munsi rero bituruka ku mugongo, nabyo ni bimwe mu bihungabanya n'umusaruro mu gihe umuntu ari mu kazi. Niyo mpamvu ubundi akenshi dushishikariza abakoresha n'abakozi ubwabo kugira ubumenyi buhagije mu buryo bwo kwirinda indwara z'umugongo, dore ko zituma umusaruro uba mukeya ku makampani, ku kazi gatandukanye, kuko umugongo ni kimwe mu bintu bibabaza cyane, kandi bigatuma ufite ubwo burwayi ataba concentré, adakora neza imirimo ye. Umugongo ushobora gutuma umuntu agira ibindi bibazo bitandukanye, nko ushobora kutabasha gutera akabariro, kubyara, ushobora kugira ikibazo cyo kubasha gukora indi mirimo, gutwara imodoka, gukora akazi gasanzwe, kwandika, kugenda bikanga. Rero ibibazo bituruka ku mugongo ni byinshi cyane, biterwa n'indwara, biterwa n'ikibazo icyo ari cyo. Bimwe birica, ibindi biramugaza, ibindi abantu bashobora kubana nabyo bibababaza mu gihe batabyivuje, cyangwa se bikagenda bibahungabanya mu buzima bwabo bwa buri munsi. Mu byo mwatubwiye harimo ishobora gutera umugongo bishobora kwirindwa, ndetse hari n'ibivukanwa. Ese ni gute uruti rw'umugongo twarubungabunga muri rusange? Kubungabunga uruti rw'umugongo, ibivukanwa byo habaho inzobere mu buvuzi n'abaganga, ibishobora kuvurwa. Iyo umwana cyangwa se wavutse basanze afite icyo kibazo hakiri kare, ni byiza kumujyana kwa muganga. Hari uburyo bwinshi bwo kumufasha.
bashobora kubivura bimwe bigakira n'ibidakira, kandi hari uburyo bwo kubafasha kujya mu buzima busanzwe no kuzaba mu buzima busanzwe bashobora kwifasha cyangwa kubaho neza. Ibindi biza nyuma yabyo rero ibyo bita acquired cyangwa se ibindi bibazo bishobora kuza, ibyinshi biririndwa. Accident ni ngombwa kwirinda impanuka uko bishoboka, yaba ari impanuka zo mu muhanda, impanuka zo mu kazi, izo kuzirinda birashoboka. Habaho n'ingamba nyinshi yaba iza leta n'iz'abantu ku giti cyabo. Mu akazi kose kagomba kugira ingamba zo kurinda abakozi n'abakora ako kazi kugira ngo hatabaho impanuka izo zose zatera ibibazo, yaba n'iby'umugongo n'ibindi. Ariko noneho hari n'iby'umuntu ku giti cye aba agomba kwirinda. Uyu munsi mu isi ya none hariho indwara nyine zitandura zirimo nk'indwara y'umugongo, back pain, zituruka ku kazi gakozwe cyangwa nabi igihe kirekire, ukaba wakwicara igihe kirekire, guhagarara igihe kirekire, guterura ibintu biremereye ukabiterura nabi. Ibyo nibyo kwirinda. Nko kwicara igihe kinini, tugira abantu inama kwirinda kwicara umwanya muremure. Nta mpamvu yo kurenza iminota 30 wicaye ahantu hamwe. Mu gihe wicaye iminota 15 ugomba guhaguruka ukarambura umugongo wawe, babyita to stretch the back, cyangwa se kurambura umugongo, kurambura amaguru, kurambura amaboko, bikagabanya ya pressure cyangwa bwa buremere na za mvune umubiri uri guhura nazo kubera ibiro biri kwitsindagiranaho mu gihe wicaye umwanya munini. Ibindi byo kwirinda nko guhagarara umwanya munini, nabwo hari uburyo bwiza bwo kwirinda kuba guhagarara umwanya munini byatera ikibazo. Aho ngaho izo nama twazigira abantu bahagarara umwanya munini, barimo bakora akazi nk'ak'umutekano ku muhanda, barimo abandi bantu bakora imirimo basaba guhagarara igihe kirekire. Abaterura imizigo cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose, nabo tubigisha uburyo bagomba guterura ibintu mu buryo bwiza. Ntuterure wunamye ngo uterure ibintu biremereye uhindukire. Lift and twist ni bibi cyane, bituma umugongo ushobora rwose kwangirika ndetse bigahita bikuviramo ubumuga. Izindi nama ku mugongo zirimo kwirinda indwara zimwe na zimwe zandura, ama infection biri rusange, kugira isuku, kwirinda no kwirinda kunyerera, kwirinda kwambara inkweto zihanitse nko ku bagore, izo bita high heel, kirinda kuzambara igihe kinini kubera ko nazo zituma uruti rw'umugongo rugira umunaniro w'igihe kinini, bikarutera gukora nabi. Hanyuma ibindi ni inama kurya neza kugira ngo umubiri ubone ibitunga umubiri, birimo n'ibyubaka rwa ruti rw'umugongo, birimo nk'amakalcium, phosphore, magnesium, ni iby'ingenzi cyane. Hanyuma kurinda uruti rw'umugongo kandi binajyanirana no kuruha umwanya wo kuruhuka. Uruti rw'umugongo rukenera kuruhuka. Umuntu aruhuka gihe ki? Aruhuka akora imyitozo ngororamubiri, akaruhuka kandi asinziriye aryamye. Umuntu muzima mukuru akenera nibura gusinzira hagati y'amasaha 7 n'8 buri joro, kandi aryamye ku buriri bumeze neza, butuma uruti rw'umugongo rutajya muri position cyangwa se mu miterere mibi. Icyo gihe rero niho uburiri bwawe bugomba kuba bufite uko buteye, butanepayo bikabije cyane cyangwa se budakomeye cyane nk'urutare, bityo bigafasha umubiri wawe urwa ruti rw'umugongo kuza kuruhuka no kubasha gukora neza. Ese mwamufasha abantu ku bibazo by'uruti rw'umugongo? Ese niba ari yego, ni ubuhe bufasha mutanga muri rusange? Murakoze cyane. Nibyo rwose ni ukuri, muri Horaho Life kitubesheje ahangaha ni ugufasha abantu kugira ubuzima bwiza, ariko no kubarinda no kubavura no kubafasha guhangana n'ibibazo bishingiye ku ndwara zifata umugongo no kubarinda uburwayi bw'umugongo. Uburwayi bw'umugongo rero muri Horaho Life dufasha ababufite, tukanagira inama abatarabugira, yewe tukanafasha abo tumaze kubufasha kubukira kugira ngo mu buzima bagiyemo birinde kuzongera kugira uburwayi bw'umugongo. Rero dukora icyo bita total health management. Ni ukuvuga ngo ku mugongo turabafasha mu buryo bwose, uretse ko tudakora icyo bita operation cyangwa se surgical operation ku mugongo, ariko ibindi turabibafasha. Dufite inzobere mu bijyanye n'ubugororangingo n'ubugororamubiri, physiotherapy, zibagira inama, zikabafasha kubavura, kubagira inama z'uko babigenza n'uko babaho nyuma yo kuva kwivuza, kugira ngo duhangane kandi uburwayi bw'umugongo bukire burundu.
rero muri horaho life si ibyo gusa, tunagira n'ibifasha umugongo kongera gukora neza binyuze mu byo turya. Ahangaha niho dusanga izo bita inyunganiramirire, food supplement z'ingenzi ku mugongo. Akenshi ku burwayi bw'umugongo bukunze kwibasira abantu bakuze, habamo ibyo bita kwangirika k'umugongo biturutse ku kubura zimwe mu ntungamubiri, kubera ko imibiri yabo itakizifata cyangwa se itakizibona uko bikwiye. Aho ngaho rero tubaha inyunganiramirire zirimo nka calcium, zirimo compound marrow, zirimo multivitamin, zirimo joint health. Kubera iki rero inyunganiramirire? Ubundi mu mirire yacu ya buri munsi hari ibyo tubona, ariko hari n'ibyo umubiri wacu utabona biturutse ku byo turya. Bishobora kuba bidahagije, bishobora kuba umubiri wacu udashobora kubyakira bitewe n'igihe n'imyaka umuntu agezemo akuze, akaba yagira nko kubura calcium ihagije, dore ko ku bantu bakuze umubiri wabo utangira kugenda utakaza ubushobozi bwo kuyifata cyangwa kuyinyunyuza mu byo twariye. Bityo muri horaho life tushobora kuyikongerera mu nyunganiramirire ukeneye, tukanakongerera vitamine D n'izindi vitamine umubiri ukeneye kugira ngo wa mubiri ubashe gukora neza. Babyita carence. Iyo ufite rero kugira ibyo ubura, turagufasha kugira ngo ubibone. Ikindi, inama tukugira zijyanye n'imyitozo ngororamubiri ni ingenzi, kuko imyitozo ngororamubiri ku ruti rw'umugongo ni ingenzi, kuko ziturinda kwangirika k'umugongo binyuze ku kwitsindagiranaho cyangwa se kwiyongera kw'ibiro. Zidufasha kongera ubushobozi bw'inyama cyangwa se imyakura, imikaya y'umubiri kugira ngo ibashe kubona imbaraga inakore neza, dore ko umuntu agenda agira ikibazo cy'umugongo, inyama ze z'umugongo, izinda zigenda zitakaza ubushobozi bwo gustabiliza umugongo, bwo kugira imbaraga zihagije zo gufasha umugongo gukora neza. Abantu baba baragize nka accident cyangwa ibindi bibazo bigatuma bamara igihe kinini badakora imirimo yabo ya buri munsi, badakora imyitozo ngororamubiri, baba baragize ikibazo cyo gucika intege kw'imikaya y'imibiri yabo. Icyo gihe tubongerera imyitozo ngororamubiri, tukabigisha kuyikora, tukabafasha, kandi tunabafasha kuruhangana n'ikibazo cy'ububabare buturutse ku mugongo, no ku bibazo by'amanere nka za nerf sciatique, ibibazo byo kubabara umugongo, kubabara ijosi. Icyo gihe turabafasha kandi tukabakorera ubugororangingo n'umugororamubiri bikozwe n'abanyamwuga professionals babikora neza ku buryo babona igisubizo ku buzima bwabo. Turabashimiye. Murakoze cyane. Mushobora kuduhamagara kuri 0788698813 cyangwa mukadusura aho dukorera mu mujyi wa Kigali kwa Rubangura muri etage ya 3 mu muryango wa 302, cyangwa mukanadusura kuri indi shami ryacu riri mu Bugesera i Nyamata kuri ya telefoni 0788698813 tukabarangira, kandi twiteguye kubafasha no guharanira ko mugira amagara mazima. Murakoze cyane. Wibuke ukana subscribe kuri Horaho Life Rwanda ubone amakuru menshi atandukanye, ndetse unakande ku nzogera iri iruhande kugira ngo ujye ubona amakuru igihe tuyashyiriyeho. Kandi wibuke no kuduha comment, utubwire ese twazaganira iki, ese mu bibazo mufite kugira ngo tuzabiganireho ubutaha.